Amashimenti cyane kuri Papa Legend OG ndetse na Dr. Sam K Dodos audience. Amashimenti cyane ku byamamare byacu. Mwarakoze cyane OG ndetse na Dr. Sam K Dodos. Mwaduhaye vibes mwubaka industry muri the bridge of Africa and East Africa muri industry Nyamulenge. Ready muduhaye vibes kuri munsi wa none ku nshuro ya mbere. Miss Mulenge World mu karere ka Kasarani muri Stadium Hotel. Ready amajonjora ya mbere ku nshuro ya mbere. Already arahari abakobwa barahari audience irahari abacagizi barahari already abachairmans bacu barahari coordination irahari abo bose barahari niyo mpamvu rero uyu munsi wa none tugiye gukora official tukaza gutumira coordinator my big brother MC Gaso Ilunga akaza agafungura igikorwa cha Miss Mulenge World ku mugaragaro akanatwakirira abatumirwa batandukanye ndetse n'abashyitsi bacu bakuru. Amashimeshi cyane kuri the legend big brother Gaso Ilunga, urakaza neza cyane. Thank you brother. Yes ndakoresha ijwi ritari rirerire cyane nka MC mugenzi wanje muhire, ariko nanone ntangira reka musabira amashimeshi cyane nyaboneka imuhuze ibiganza maze tumuha amashimeshi cyane. Ni intore izi kubyitwaramo neza kandi n'umutoza mwiza umuyobozi mwiza ubizi kandi ubisobanukiwe wabitojwe akanabifata. Asante sana notable MC. Hanyuma rero munyemerere nshimira abantu bari hano kandi dufungura iki gikorwa ku mugaragaro, ariko nanone byose tubibanza ariko tubaje Imana imbere. Reka mbasabe muve hasi maze dushimire Uwiteka. Yes nimuseke ibyacu bibanzirizwa n'isengesho. Nubwo ntariyegereza chairman ariko bagendanye araza kudushira mu isengesho. Izi ni intama zawe kandi Imana ziguhaye kuziyobora maze wiyegereza ubwiza bw'Imana ko ngibane natwe. Wabwicubera Mana muri uyu mwanya mwiza utanze n'ikicicaro duhuriyemo. Turi hano turakwiyegereje muri iki bikorwa byose bigiye kuja imbere bituri imbere. Umwuka wera abiyobore kandi utanga ituze n'ubwenge n'ubushishozi, ibintu byose bikorerwa hano bibe biyobowe nawe kandi byose bigende neza kuruta uko tubyifuza. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Munyemerere kandi mfata uyu mwana nshimire imbaga yose yaje hano. Ndabizi ko tutagize imbaraga nyinshi mu gutumira abantu kuko ryari jonjora. Iyi ni Miss Mulenge World 2023 cyangwa 2023 2024 ku nshuro ya mbere. MC notable muhire yabivuze neza. Twagize Miss Mulenge East Africa ariko noneho iyi ni Miss Mulenge World ku bw'impamvu zuko twashatse kugira ngo abantu bose bisangemo ndetse n'uwava no kundi mugabane. Hanyuma rero munyemerere kuko nari mbivuze abatwitabye bakimara kubona afishe cyangwa se amatangazo ko tubikora kuko tutari twasabye audience nini cyane atari uko tutayikeneye ahubwo haraho tubakeneye kandi mukabyiyumvamo mukaza. Munyemerere mwikomera amashi menshi cyane mwebwe mwaje. Harimo abasupporta, harimo nanone n'abakora indi mirimo itandukanye. Ndabonamo abanyamakuru, ndabonamo abavuga imivugo, ndabonamo n'abandi ariko bandaza kubiyegereza ku mwanya wabo. Ndabakiriye kandi ndabiyegereje muri Miss Mulenge cyangwa se muri rijonjora rya Miss Mulenge 2023-2024. Hanyuma rero reka niyegereze abagize coordination ya Miss Mulenge. Murabizi ko iki gikorwa ni kinini cyane, ntabwo gipfa gukorwa hatabayeho ico bita coordination cyangwa se itsinda ribitegura. Waba uri muri coordination uri hano, hari n'abandi bagize impamvu zatumye bataboneka, ariko kugira ngo iki gikorwa gitangize cyangwa kibe kandi kibe successful, abo nibo babigizemo uruhare. Nubwo dutangiye nibi n'aba successful nibo bazaba babigizemo uruhare ijoro n'amanywa amanama n'ibindi. Reka mbasabe bave hasi abari muri coordination, arabakuriye media, arabakuriye protocol, arabakuriye gahunda zose zo muri coordination. Reka mbasabe ariko ndetse abajaje bo bafite umwihariko wabo, abandi bose bari muri coordination ndabasaba muve hasi. Ndabona habaye ari bake abandi bahagaze hariya nibo barimo kubicaza, abandi nibo barimo gushugurika n'izindi gahunda. Aba rero nibo bagize coordination n'abandi batari hano, n'abantu bashika ku 12 cyangwa
ibeshi 13. Reka mbasabe rero duhuze ibiganza maze tubakomera amashi menshi cyane. Abantu mugize coordination muri abantu beza kandi mubikora neza kandi turizera ko bizagenda neza 100%. Hanyuma nago nareka kwiyegereza itsinda ry'abanyamakuru nubwo harimo bamwe bari muri coordination ariko hari itsinda ry'abanyamakuru nanone bajye badufasha gusakaza ibi no kudufasha nanone amashusho n'ibindi no kugeza ibintu kure no kubyumvikanisha aho bari ndabona bo bari mu kazi already. Reka mbasabe mu bakomera amashi menshi cyane abanyamakuru n'abantu b'ingenzi cyane media. Hanyuma rero niba harimo nabandi abahanzi abacomedian abavuga imivugo aba actors nabandi bantu bose baba youtubers, reka mbasabe niba hari abarimo hano ndababona bave hasi nabo tubiyegereza nubwo atari mu ikanisa ariko natwe turiyegereza ndababona rwose. Niba mutashaka guhaguruka nta kibazo ariko niba mwumva mukwiriye kwiyegerezwa ni muve hasi. Ndabona abanyamujereti nageze kumubona hano ndimukajya mwitinya. Hariho nabandi bagenzi be nababonye rwose. Ukomeze uhagarare muto nikurahisha isura nakubonye. Okay. Museveni Borotopra turakwiyegereje cyane mu influencer mwiza. Aba bantu n'abantu b'ingenzi kandi bagaciro tubana muri industry. Ubu mbiyegereje nk'umukuru wa industry Nyamurenge hano muri Kenya n'abantu dufatanye bikorwa umunsi ku munsi. Niba turi muri gikorwa cya Miss Mulenge ejo bundi twari muri Iwacu Night, ejo tuzaba turi mu kindi, ejo tuzaba turi mu kindi. No kugira ngo industry cyangwa se entertainment ya Nyamurenge nayigere ku rundi rwego. Niba mubona mugani wa muhire hari vibes, nisinzi ukunda azazita niba ari vibes niba ari vibes, nukubera yuko aba bantu baba bahagaze bakabijyamo kandi natwe haba ku ma social media haba mu bikagenda neza. Mubakomera amashi menshi cyane murakaza neza. Murabona ko na gender balance yarubahirijwe kandi aba barabitojwe barabizi n'aba professionnel haba mu mashure. Reka mbivuge gutyo dutinya kubivuga n'abantu bize. Ubu twagiye dukora twakoze mu Miss Mulenge bushize tubona complaint fulani ariko turavuga ngo noneho n'ibizami. Rero aba bakaba ari baturangaje imbere aribo baza gufata umwanya munini wo kubaza wo kuturobanurira cyangwa se wo kutumenyera ngo Nyampinga ninde cyangwa se iyi process izagenda gute izagana. Rero bajyaji beza inshuti zacu twitabaje maze namwe mukatwitaba maze tukabashinga iki gikorwa tukaba tuzi ko muri kumwe n'Imana kandi muriza kubikora neza. Reka mbasabe rero bicara basura mu myanya yabo tubakomera amashi menshi cyane. Murakoze cyane. Apangwa Bonfils akunda kuvuga ngo ni maza of chano. Njewe naratekishije ndavuga se njewe ndinde ndavuga ngo ndi sogokuru wa industry. Kubera yuko hari igihe nigeze kuza ndarira pe amasoza ndavuga ngo nijyari tuzakora igikorwa nk'urubyiruko turi kumwe n'abayobozi bacu badushigikiye umunsi ku munsi turi kumwe. Nimubona ko ari by'agaciro, turashigikiwe turayobowe turayobotse turi kumwe n'abayobozi bacu. Chairman w'abanyamurenge hano muri Kenya n'uwo bagendanye bakorana muri committee ubushize twari kumwe kuri media kandi batwijeje ko bazabana natwe. Ntabwo dukora ibintu duhubutse, ntabwo dukora ibintu kubera abantu babivuga kuri social media cyangwa ko tugendeye kuri comment, ahubwo turicara n'abayobozi tukabitekereza tukavuga ngo birakwiriye. Turabizi ibihe turimo gucamo iwacu ariko umuririmbyi yaravuze ngo nta kabuza ko nishimana n'Uwiteka Imana yaje. Ntabwo twareka kwishima, ntabwo tureka kurya, ntabwo tureka gusohoka, turababaye ariko kandi activities zikomeze ni nabo rero tuzaba turi abantu kandi tunesha ikibi tukineshesha gukora neza. So bayobozi bacu ntitwabona uko expressinga emotion zacu kubwo kutwitaba urubyiruko nkuru mutagwegereye mwaba murutaye rwatagarana kandi rugatakara. Rero kuba muri kumwe natwe, kuba mwaje kudutera agateka mugani w'abanywanyi, kuba mwaje kudushigikira supportinga kutubwira ko ibi bikorwa ari byiza, reka mbasabe muve hasi. Maze rero niba uyobowe n'aba chairman, niba udafite ishyari ufumbase ubampera amashi menshi cyane. Barakoze cyane bayobozi bacu murakaza neza muri iki gikorwa. Hanyuma rero ntaragera kuba abatera nkunga bakuru cyangwa se ababyaye Miss Mulenge igitekerezo nabaza niyegereza madamu wanje
yes. Ni umuntu w'agaciro cyane, sinje kubirata hano, sinanamurata kuri media, nije ubizi. Ariko arashigikira, mwabonye ko yaje n'ibindi bikorwa byose. Atanshigikira simba ndi na president wa media. Simba mfite n'iri zina, nubwo ari ritoya ritozimya buji, ariko uko ndi kose siko mugamwe yarasenze aravuga ngo Imana iri mwijuru irakomeye, ngo ariko natwe turi mu isi ntitworoshe. Hanyuma madamu Gaston ariwe madamu wanjye ndakwiyegereje. Thank you for support. N'abandi bari kumwe bagendanye, ndabona Mutoni na Nyabasita, mubakomera amashi menshi cyane. Hanyuma rero turi kumwe n'abashitsi bacu bakuru, aribo babyaye iki gitekerezo, abakuru abatera nkunga bakuru biri rushanwa cyangwa se ba Miss Mulenge. Reka mbaze mbashimireho gatoya, kuko nta wundi munsi nzongera kuvuga usibye umunsi wa finale wenda gato nabwo, ariko kuko turimo gufungura iki gikorwa, reka mbavugeho gatoya mu nyemerere banyakubaha judge n'abandi bose bagize iri rushanwa cyangwa se coordination. Hari ikintu cyeze tutari dusanganywe cyitwa social media, ni cyiza cyane, cyatumye abantu basabana umunsi ku munsi n'abari kure, gusakaza amakuru byoroshe, nanone no kuduteza imbere mu buryo bwa tekinoloji n'uburyo bwo kumenyekanisha ibikorwa n'ibindi nawe wakwiyongeraho. Ariko abagabo bafashe ya mbere, nubwo hari imijugujugu, nubwo hari abavuga, murabona ibintu bitameze neza cyama, nundi wese wabibona azabona ari byiza usibye critique z'abantu. Ariko reka mbashimire mwa bagabo, mwatekereje neza. Ubu n'ugukura urubyiruko rw'abakobwa mu bwigunge, tuza amateka haba ku isi, igitsina gore cyangwa se abakobwa barasikamirwa mu mico nyafrika ndetse n'iy'abazungu. Ariko ntibyabahaye amahoro kumva yuko abakobwa b'abanyamurenge bari ku isi hose nabo bakwisanga muri activity imeze nk'iyi, bagahatana, ikaba entertainment, akaba no kwiteza imbere, akaba no kubatinyura no kubageza ku rundi rwego. Urabona niba aba bantu bangana gutya babyitabiriye, abandi bari kubikurikirana, nabo ndanabiyegereje, abari online turabiyegereje, namwe mwemeye gukurikirana. Iki ni ikintu cy'agaciro, simvuze ngo ni cy'agaciro kubera ko kikurikiranwa cyane, ahubwo impact kizagira cyangwa se kizakigira no kwibutsa abana imico yacu, no kubibutsa ubutwari, no gukora, no gukura amaboko mu mifuka. Umwana w'umukobwa agahaguruka akagira ijwi, muri ijwi ry'abadafite ijwi mwahaye abatari bafite ijwi mubaha kuvuga, abatari bafite gutekereza gukora mubashiga amaboko, bagiye gukora. Abana bacu b'abakobwa mumfashe rero, barimo kuva hasi, tubiyegereze, tubashimire, tubashime kuri uyu mushinga mwiza bishinganishijeho, maze bagatekereza iki kintu. Papa Legend OG, turagushimiye cyane, nubwo ari wowe wabiteguye. Ndabizi ko nta yindi nyungu usibye inyungu y'ubwoko niyo kwita ku mukobwa w'umunyamurenge cyangwa se muri activity imwe izaranga abana bacu b'abakobwa b'abanyamurenge. Dr. Sam Dodos, turagushimira cyane ku gitekerezo n'ibindi bikorwa byinshi mukora, harimo n'iki ngiki kinini cy'ibanze. Imana yo mu ijuru ntitwabona uko tubabwira, naho abavuga bo muzabihorere. Hari umuyobozi umuze uvuga ngo uzareka abavuga bavuge, wowe ugenda ukagenda ugakora ibyawe, uzagaruka usange bakivuga baracitse ururondogoro. Turabashimiye rero, amashi menshi cyane kuri aba bagabo. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Rero sinzi ko arundi na badufungurire ku mugaragaro dufatikanyije, hanyuma turaza guha abajaji umwanya wabo bakora akazi kabo. Ikindi kandi barimo gutambuka, ndashimira aba contestant cyangwa se abakobwa biyamamaje cyangwa se biyandikishije muri rushanwa. N'abantu b'agaciro, baritahuye, barimenya, bamenya ko bafite imbaraga bagomba guhagarara maze bakarepresentinga umukobwa w'umunyamurenge mwiza. Nta numwe mubi ubaho, ariko kwitinyuka ukaza ukabivuga, ukabiharanira, ukabigirira competition. Mu nyemerere abakobwa bose ari abari hano, ari abataje uyu munsi twagiye tubagabamwo nkuko mwabibonye kuri affiche ibice, kugira ngo tuzakorere mu turere dutandukanye. Ntabwo twavuze ngo abana bakasarane, twafashe liste yose dukatamo ibice bitatu kugira ngo baziyamamarize ahantu hatandukanye. Rero abo bakobwa bagize ubwo butwari, bakitinyuka, bakiyandikisha. Tunakangura cyariho n'amahirwe, iciza kibi nejo wo kwiyandikisha kugira ngo ubutaha aho tuzaja
muri rindi jonjora azaba arimo munyemerere nabo mubakomera amashi menshi cyane rero tizibye mu ijambo reka sabe Papa Legend maze agire ijambo rimwe rya Remax cyangwa se ryo gufungura ku mugaragaro Miss Mulenge World 2023-2024 ijambo ni ryawe Oji. Urakoze muhesha amagambo amazina ni Papa Legend Oji nkabandi CEO and founder of Miss Mulenge World fatkanyije na murumuna wanje Dr. Sam K turagira ngo tubabwire ngo murakaza neza aho bashije kwitabira iki gikorwa ikindi kandi dushimira abayobozi baka karere mu byukuri kuba mwaduteye ingabo mu bitugu Imana bamugisha ikindi kandi ashimira abajaji bacu kuba mu byukuri bashije kutwitaba twarabizeye mu bantu mu bajaji barenga 43 babashe gusubmitinga application zabo ndetse twanabakoresha n'ibizami ni mwebwe batanu twabashije guhitamo rero tugiye gufungura iki gikorwa cyangwa se iyi projet ku mugaragaro Miss Mulenge World 2023-2024 turabizeye twabahaye icyizere cyacu kugira ngo mubashe mu byukuri kubyitwaramo neza turizera ko muzabasha kubikora neza kandi turifuza ko iki gikorwa cyarangwa na confidentiality ndetse na credibility ndetse na encryption kirango narababwiye mu minota mo turakoresha ibizami rero tukaba dufunguye iki gikorwa cya Miss Mulenge ku mugaragaro abadukurikiye kuri online abari hano ndetse n'abandi bose bazabona iki gikorwa reka tubabwire ngo ni igikorwa kigamije kuzamura umwana w'umukobwa kugira ngo umwana w'umukobwa w'umunyamulenge kugira ngo abashe kwigirira icizere kugira ngo abashe kumva ko nawe ntaho atandukaniye n'abandi rero Imana bamuca kuba mwatwitabye iminsi yose tuzama hano turagira ngo muzabashe kudutera ingabo mu bitugu kugira ngo igikorwa kizagende neza Imana bamugisha murakoze amashimeshi cyane kuri Papa Legend. Yes, amuraho neza mwese amazina ni Dr. Sam K kubatanzi uretse ko mperutse hano mu kwezi kwa kabiri kugeza mu kwa kane aho nari mfite ibikorwa bya Mulenge Talent na business ideas abashaka kwitangira imirimo mwarabonye baraje kandi byagenze neza rero twongeye tugaruka muri Kenya mu buryo bwo guteza imbere umwana w'umukobwa w'umunyamurenge nk'uko coordinateur mukuru yabivuze muza amateka y'umwana w'umunyafrika w'umukobwa kuntu bakandamizwa mu mago badahabwa ijambo rero no kugira ngo bitinyure bumve ko nabo bashoboye rero ni dutebiteka no ko tuje hano kongera gukora igikorwa mu gihugu cya Kenya ni ku nshuro ya kabiri uretse ko bwa mbere byari Miss Mulenge East Africa ubwo ni Miss Mulenge World kuko turabizi turi ubwoko bwakwiriye amahanga turi amashami y'igiti cyakwiriye amahanga yose kandi biroroshe kugikora ngaho muri Kenya kuruta uko twagikorera muri Amerika aho dutuye ibo bazaze hano kuruta uko mwebwe mwabasanga muri Amerika kuko bisa nkaho bigoye mu buryo bwa visa ndetse n'ibindi rero ndetse na ruguru ndibaza ko byoroshye kuba twabava ruguru bakaza no muri Kenya kuruta uko mwebwe muri Kenya mwabasanga ruguru kubera impamvu mwese mutayobewe azi umutekano rero ndashimira ubuyobozi bwa CBRK Nairobi Kenya mwakoze kuba mwarumvishe ibitekerezo byacu projet dufite kandi mukarushaho mukayishigikira mwageze neza Imana izabumugisha kandi muzakomeze mufashe n'abandi mubumve mu matega amatwi nkuko natwe mwatwumvisha ndashimira judge coordination ya judge mwarakoze kuba mwaremeye gufata inshingano ndetse no ko mwarigira icyizere mu Afrika ndetse mbahereza felicitation ko mwaratsinze ibizamini ntago byari byoroshye byari bimeze nkaho bikomeye ariko nimwe mwabashije gutsinda turabashimira kandi tubabwira ngo mwarakoze namwe kutugana shimira audience mwese mwaje ibi bikorwa byacu tutabishigikiye nta wundi muntu uzabishigikira mutaje kubibamo nta wundi muntu uzabizamo rero kuba mwaje mwagize neza kudutera ingabo mu bitugu dufite hano iminsi itari mike no itari myinshi cyane ariko muzabashe komeza kuza kudushigikira no kudusupportinga mushishikariza abandi bakobwa batariyandikisha muri Miss Mulenge nimba kuko abishaka abifitiye passion abona ko hari icyo iki gikorwa cyamumarira mubashishikarize kuza mu yandi majonjora ari imbere murakoze kuba mwaje kandi Imana ibahe umugisha Yes, amashimeshi kuri Dr. Sam
murakoze cyane. Yes, nani bagiwe abandi bantu b'ingenzi. Media Imana bamugisha. Rutebuka uhagarariye media twakugira icizere kandi turatekereza ko ibi bintu bizagera kure hashoboka kugira ngo tubashe guspreadinga awareness. Ibyo ngibyo twabyumvikanye ndizera kuzabikora neza. Nshimira n'abandi bose mufatikanyije. Ndashimira aba cameraman ndetse n'itangazamakuru ryose muri rusange. Imana ibamugisha. Mu by'ukuri mpora mvuga ngo muri abafatanyabikorwa bibiye byose, you guys are our forever partners. Imana ibamugisha. Arakoze cyane, reka mbasabe bisubirire mu myanya yabo, hanyuma namwe bayikaze hamwe na MC murakomeza mukorane. Murakoze cyane. Thank you. Amashyi menshi cyane kuri Gaston. Murakoze cyane, ndumva ngenda ndicara hano murakomeza mukurikira, nagira ngo cameraman babifata nta kibazo nta kibazo. Okay. Muraho neza? Mwiriwe neza? Siko mutansubiza, mwiriwe? Ariko nahindukiye. Ndagira ngo tushimire natwe igikorwa coordination, abaterankunga n'abandi bose. Ariko cyane cyane dushimire abakobwa bitinyutse. Bakitinyuka bakumva ko bashoboye, bakumva ko bukwambara ikamba bagahabwa nayo mafaranga. Kandi amafaranga meza cyane. Ni igihembo cyiza kandi cyiza cyane. Tugiye kubikora rero, dufite uko twateguye, tuzakora ni ibanga ry'abajaji uko tuzatanga amanota, kandi icyo twavuga turigenga, nta muntu tukorera influence, kandi turi inyangamugayo nubwo nta muntu wivuga ibyiza ariho asa nkaho yirata, ariko ni ukuri. Turi inyangamugayo, tuzahitamo ukwiriye kandi uzaba yujuje ibisabwa. Tuzareba uburanga, tuzabaza ibibazo bijyanye n'umuco, tuzabaza ibibazo bijyanye bike cyane bijyanye na actualité, kugira ngo turebe nimba uwo minsi afite n'ubumenyi ko akurikira aho n'isi bigeze. Ariko cyane cyane tuzibanda ku buranga, ubwiza bw'umubiri, igihagararo, kuvuga neza, kugira confidence, kugira personality, kwigirira icyizere. Ibyo bifite amanota menshi cyane. Sinyababwira ariko bifite amanota. Hari amanota azava nitugera muri demi finale, amanota azava ku mushinga. Ntabwo dusaba umushinga ukomeye. Nukugira ubanze twereke ko ukora umushinga ushobora no gukorwa. Ubonye n'abaterankunga ko bagutera n'inkunga. Si wa mushinga, ntabwo muzi gukora imishinga nguriga ngugire ngo objectif ni ngari intoya. Oya, nukutubwira ikintu gishobora gukorwa kandi kikazamura umwana w'umukobwa w'umunyamurenge. Ibindi bizabira ibibazo rusange byo kugira ngo turebe ubumenyi bwiwe, nabyo bizaba bifite amanota atari menshi ariko bifite amanota. Hanyuma tuzagira ku ijana muri demi finale, dutoremo abakobwa 12. Abo bakobwa baje muri boot camp, baje guhugurwa, baje kuruhuka, hanyuma tuzakora finale. Dutoremo abakobwa 6 bazambara amakamba atandukanye, hanyuma dutoremo abandi 6 nabo bazahembwa nubwo kuko bazaba bageze muri finale. Rero iri ni jonjora rya mbere. Ijonjora rya mbere turajonjora abakobwa bitabiriye uyu munsi hano. Ndatekereza ko tuzakorera na Kayole, sindamenya nimba na Kitengera biracyari mu byigwa, ariko ashobora kuba ijonjora 3, amajonjora 3. Ayo narangiza tuzahita tujya muri demi finale, hanyuma tuzaje no muri finale. Rero reka subiza ijambo Mutable Muhire atangire aduhamagarira abakobwa bikurikiranye nuko batomboye, kuko bonyine ubwabo bakoze tombora, ubanza atombora nimero ya mbere gutyo gukurikira. Murakoze, Imana ibamugisha. Turayumvise kandi tuzayagenderaho, ndetse nanone kandi nkuko Papa Legend ndetse na Dr. Sam K bavuze, kino gikorwa mu by'ukuri kizarangwa na discipline ndetse nanone kandi n'umurongo mwiza nkuko dufite abantu b'inararibonye. Munyemerere rero duhuze ibiganza dushimire Judge ku mabwiriza amaze gutanga. Mu by'ukuri murakoze cyane. Dufite abakobwa uyu munsi wa none bitabiriye mu karere ka Kasarani, amajonjora ya mbere birumvikana. Dufite
turaza gukorana na Dibois ushinzwe protocol y'abakobwa ndetse na protocol muri rusange, uburyo bari buze gukorana naho bari buze kuva, muze kudufasha. Byukuri dufite abakobwa hano, ariko tugiye guhera kuri nimero ya mbere aze atwiyereke. Byukuri araza kuza hano, umukobwa nagera hano turamuha mic tuvugane nawe amagambo makeya, tumubaze mudafite, ubundi duhite duha akazi kugira ngo tumushyire muri mood cyangwa se tumumare igihunga, ubundi duhite dukomeza na judge. Reka dusabe protocol batuzaniye uwo bita watomboye nimero ya mbere witwa Solange Mutimukeye. Mashimenshi cyane kuri Solange Mutimukeye. Protocol mudufashe, warakoze. Amashimenshi cyane kuri Solange, ntambuko nziza cyane. Mashimenshi cyane Solange, mashimenshi cyane Solange. Muraza kudufasha, uraza. Atireka niyerekane bose. Amashimenshi cyane guys, audience. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Muraza kudufasha. Mike, yes cake. Solange, umeze neza? Chana Mike. Okay. Umeze neza? Meze neza. Okay. Uri mu bakobwa bitabiriye amajonjora ya mbere hano mu karere ka Kasarani muri Miss Mulenge World. Byukuri turagushimiye. Asante. Aba bantu bose bari hano bitabiriye kino gikorwa, ariko umeze neza Miss? Meze neza. Okay. Abo bantu bose rero bari hano kugira ngo bagushimire kubera ko uri mu bantu bateye intambwe. So reka dusubize akanama nk'umuramaka kugira ngo bakomeze. Arakoze cyane Miss Mutimukeye Solange, urakaza neza. Asante. Uri mwiza, uhagaze neza kandi wigiriye icyizere. Thank you. Reka tuheze ijambo David akubaza ikibazo cya mbere. Miss Solange uriwe neza? Niriwe. Turakubaza ikibazo cya mbere, uraza gukoresha ururimi uri comfortable narwo, rushobora kuba ari icyongereza cyangwa urundi rurimi rwose uri comfortable narwo, ariko kubera ko ari ukwivuga mu Kinyamurenge nibaza ko indimi z'amahanga zishobora kuba zakugora. Uratwibwira mu Kinyamurenge uriwe uko bikorwa mu muco wa Kinyamurenge? Asante. Amazina ni Solange Mutimukeye, Mutimukeye wa Sebahizi, Sebahizi wa Maseruka, Maseruka wa Ananiasi, Ananiasi wa Sekibumba, Sekibumba wa Rugorora. Murakoze. Mashimenshi cyane. Uraho neza Solange? Ndaho. Please audience. Ururimi rukoroheye ko twakubazamo. You can use English to ask me your questions. Okay. Solange, what makes you think that you can win this Miss Mulenge pageant? What makes me to see that I can win this contest of Mulenge is that I am confident enough kutetea Abanyamulenge, or the girl child and the boys child of Banyamulenge, and I'm there to represent them worldwide. Uzi Kinyamurenge? Ndakizi. Ibyo uvuze wabisobanura mu Kinyamurenge nimba ubishoboye, ariko utabishoboye warekera aho gaho. Asante cyane umujaji wacu. Icyo navuga cyangwa ikibazo wambajije, icyo nasubiza yuko mbona iri tsinda ry'Abanyamurenge naritsinda kubera ko ndi confidence nzabafasha k'Abanyamurenge bagenzi banje tuzaje imbere, si imbere hano muri Kenya ariko imbere mu bihugu byose bya Afrika. Akoze cyane. Sola. Karame. Icyizere ugishingiye kuki? Impamvu mvuze kino cyizere, my first point is that, may I use English please? Yes. My first point is that I'm old enough and I have an experience in this country and I have an experience in the Banyamulenge culture. I can do better in it. Thank you. Thank you. Thank you so much Solange. Welcome. Urakoze cyane Solange.
kandi iri nijonjora utuze rwose kandi ugende wumva ko ukomeza icyo cyizere ushobora kugera kure amahirwe yose ari imbere yawe urakoze cyane reka tugusezerere akomeze amashyi menshi cyane kuri Solange amashyi menshi cyane kuri Miss Solange please. Okay, dufite nimero 2 protocol please dukorane. Dufite nimero 2 witwa Umuhoza Sandrine, turagira ngo nawe bamuzane kugira ngo judge aze. Amashyi menshi cyane kuri Umuhoza Sandrine Miss. Amashyi menshi cyane audience please. Welcome. Umuhoza Sandrine. Urakaza neza. Sandrine umeze neza? Umeze neza. Umeze fresh? Cyane. Okay. Bano bantu rero waje guhatana nabayitabiriye Miss Mulenge. Utuze ukoresha ururimi wumva ushaka ubundi kugira ngo byose bigende neza. Judge, thank you. Amazina ninde? Amazina ni Umuhoza Sandrine. Sandrine uraho neza? Yego. Ufite ubwoba? Oya. Oya. Nta kibazo twese turi abanyamurenge kandi urabona turi abantu tubona ko ngende umupapa rero ugomba gusubiza ufite umutima uri mu nda nta kibazo sibyo kandi wifitiye ukagira icyo cyizere kuko wakigiriye n'ubundi. Sora uri umunyamurenge? Yego. Sandrine namwitiranye na Solange. Yes. Sandrine. Yego. Uri umunyamurenge? Ngaho twibwire mu kinyamurenge twumve. Amazina ni Umuhoza Sandrine. Ndo Murundi w'abahiga, umwishwa w'abadinzi. Data yitwa Buhiga Patrick. Buhiga Bigiritara wa Madeberi wa Buhungu wa Buhiga. Murakoze. Murakoze cyane. Uzi sogokuru wa mama wawe? Sogokuru wawe wamumenya ubyara mama wawe? Yitwa nde? Yitwa Daniel. Nta rindi zina rikuru agira? Haryo. Ni ukuvuga ngo sogokuru ubyara mama wawe yitwa Daniel. Yitwa Muhebwa Daniel. Muhebwa please. Reka tubasabe mutuze kugira ngo tuze kumva ibisubizo bye. Wari uvuze ngo ninde? Muhebwa Daniel. Ni byiza rwose kumenya sogokuru ubyara mama. Bagomba kubiyoberwa. Dore waravuze igisekuru cyaso ari ugomba kuvugana mama. Yo ntiyakubyaye? Yarambyaye. None kwibagirwa se wamubyaye si ikibazo. Uzurifata najyo. Ni Daniel inde? Muhebwa. Okay. Urakoze cyane. Reka mbe David nako Andre akubaze. Umuhoza Sandrine Yambo. Wirekure ntugire nta kibazo kigoye kirimo, ntiwumve ko ari ibintu bikomeye cyane kubera ko uri umukobwa mwiza kandi wigiriye icyizere, so ugomba kubyereka isi yose. Ndakubaza ikibazo uragisubiza mu rurimi wumva ushaka, cyaba ikinyamurenge, igifaransa cyangwa icyongereza, wisanzure. Ni ikibazo kirimo ibibazo bibiri. Icya mbere ni ukubera iki wumvishije ko ugomba kuza guhatana muri iri rushanwa rya Miss Mulenge 2023-2024? Impamvu numvishe nshaka kuza guhangana nuko hari bimwe mu bibazo biri Murenge nabashije kubona kandi nkaba numva nifitiye icyizere cyuko twabigeraho nk'urubyiruko tukaba twabikemura. Murakoze. Hari ibibazo uvuze ko ubona ko biri iwacu i Murenge ku bwawe nk'urubyiruko cyangwa se nk'abana b'abakobwa mubona mwakemura, urabona mwakemura nk'ibihe bibazo nk'uko bivuze?
murakoze. Ngiye ku bwanjye ibibazo bihari numva twakemura ni ukuba nashishikariza nk'urubyiruko bagenzi banjye kuba twaharanira amahoro iwacu Murenge. Murakoze. Ikindi kibazo icyo cyari kijemo kubera ukuntu wari usubije, kubera iki, mbwira impamvu zituma wumva ko ari wowe ukwiriye kwambara iri kamba, kuko waje wizeye kwambara ikamba, kubera izihe mpamvu nk'ayo nk'umukobwa w'umunyamurenge? Urakoze. Impamvu ni uko numva nifitiye icyizere cy'uko naryambara kandi nkaba nagera ku ntego y'ibyo bibazo cyangwa se y'ibyo bintu numva ko twakemura biri iwacu Murenge. Murakoze. Murakoze kandi wakoze nawe kuba wigiriye icyizere ntiwumve ucitse intege. Iki cyizere cyatumye uhaguruka ugikomezanya. Urakoze. Azureke gatoya taragenda Sandrine. Wari uvuze ngo ibibazo. Sindumva aho hantu. Ibyo bibazo ntiwavuga nka bibiri. Kandi ntutekereze gusa imurenge nka ruguru na hano muri Kenya. Ni ibyo bibazo wumva wambaye iri kamba wakemura. Icyambere mvuze nk'iwacu Murenge nuko nakongera kugarura amahoro mfatanyije n'urubyiruko biri hano, tukaba twakongera kumva ko imurenge ari iwacu, tukaba twabasha gusubirayo. Naho hano muri Kenya wakemura iki? Hano muri Kenya icyo nakora, ni ibihe bibazo bihari wumva wakemura? Ibibazo bihari nuko nafasha. Ndabasaba mutuze twumve Sandrine. Ibibazo bihari hano muri Kenya nuko nafasha bamwe mu bafite imiryango yabuze ababo bagiye gutabara, cyangwa se bamwe mu bafite imiryango komeza, bamwe mu bafite imiryango ifite ababo bagiye gutabara. Murakoze. Murakoze cyane Sandrine, kandi ukomeza ugira icyo cyizere ushobora kugera kure, byose birashoboka. Ni mu muhamashi kugira ngo tumufashe agende. Amashi menshi cyane kuri Sandrine, wakoze cyane. Nubwo atari nje wagombye kumusabira amashi, ariko mumureke kugira ngo atagenda n'ubwoba. Yes. Rwose. Reka dusabe nimero 3 witwa Uwase Debola nawe aze. Mashi menshi cyane kuri Uwase Debola protocol. Mashi menshi cyane kuri Miss Uwase Debola atambuka. Welcome Debola. Mashi menshi cyane audience, urakaza neza mu majonjora ya Miss Mulenge Awards. Yes, urakaza neza Debola. Amazina yawe itonde? Amazina nitwa Debora Uwase. Debora, mwiriwe neza? Yego. Mwiriwe Debo. Mwiriwe nawe. Se mu Kinyamurenge umuntu azasubiza cyangwa azayikiriza? Zasubiza no kwikiriza byose. Byose hamwe. Okay, mwiriwe Debo. Twiriwe. Yes. Zamurijwe mwiriwe? Twiriwe. Yes. Aha. Debora, audience, ndagira ngo ijambo Maître Mukunzi akubaze. Yambu cyane Debora. Yambu. Amakuru namaki. Meza. Urakomeye? Ndakomeye. Wagize neza kwitabira irushanwa rya Miss Mulenge World. Bihumbi 2023 n'ibihumbi 2024. Wakoze kugira icyizere. Just no kukubaza gusa utubazo duke tworoshe uko nkubona mbona wasubiza. Icyo dukeneye, njewe ndashaka ko unyibwira mu Kinyamurenge amazina yawe, wowe urinde Debora uduhagaze imbere. Urakoze. Okay, murakoze. Amazina nitwa Uwase Debora. Ndi umwari w'umunyamurenge mu nzu y'abapfizi bo kwa Shabayangwa. Papa yitwa Mugororotsi Prosperi wa Sebaganwa wa Mbata wa Bikari wa Shabayangwa wa Ndabaramiye wa Muhoza wa Nyangundo wa Mfizi. Mama ni umwishwa w'abanyabyinshi b'abagigi.
mama yitwa Nyamahirwe Josephine. Mashimenshi cyane. urakoze cyane Deborah ko utwibwiye twamaze kumenya Deborah uduhagaze imbere. Hanyuma ibyo ari byo byose utekereza kuza kwitabira rino rushanwa hari impamvu yabiguteye. So iyo mpamvu ni kuki wabonye ko ari ngombwa kuza kwitabira rino rushanwa? Murakoze. Icyambere nkuko tubizi twese yitwa Miss Mulenge, yateguriye abakobwa b'abanyamurenge kandi nanjye ndiwe. Icya kabiri nuko irushanwa rya Miss ni irushanwa ry'ubwiza. Nigiriye icyizere ko nanjye ndi mwiza kandi nabishobora. Deborah, ababyeyi babaye umurenge? Yego. Bari batuye ahitwa gute? Muri Byura. Hitwa gute? Byura ni nini cyane. Nimba umuntu ufite amatsiko mbasabe sinshaka ko hari umuntu Audience please. Uwongorera igisubizo. Please. Ndabwira abagangi aba bodyguard babasohora. Kandi byo nukuri. Yes, please audience. Discipline turashaka n'uyu gusa turimo tuganira nawe. Rata Deborah nyibwirira muri Byura mwari mutuye hehe ababyeyi bawe? Twari muri Byura gusa. Ariko utahamenye nta kibazo. Uzi gusa ko ari Byura? Wavukiye hehe? Mu mahanga. Navukiye mu mahanga. Yes. Wambwiye ngo sokuru byara mama wawe yitwa nde? Yitwa Moise Muhizi. Atuye hehe? Atuye muri Canada. Yes, yari atuye hehe muri Congo? Muri Byura nawe. Nawe ni muri Byura. Urakoze cyane. Akandi kabazo k'amatsiko. Waruzi ko mu Kinyamurenge iyo umuntu mukuru agusuje ugomba kwikiriza? Yego. None se wumva ari byiza cyangwa wumva ari bibi? Ni byiza. Mwiriwe Debo. Mwiriwe. Aha. Ubwo surikirije cyangwa urasubije? Urakoze cyane Deborah, ariko nturatubwira ibyo bibazo wavuze ko wakemura uramutse wambaye ikamba rya Miss. Ndashaka kumva bitatu. Wakemura ibibazo? Ibibazo? Wakemura uramutse by'abana b'abakobwa byugarije abakobwa bavuga ko abakobwa bakandamijwe. Ubaye wambara ikamba rya Miss wakemura ibihe bibazo bibugarije? Cyambere mu bwoko bwacu nk'abanyamurenge abakobwa cyane cyane ntibahabwa ijambo. Naharanira for their rights to be heard. Amajwi y'abakumva. Wabivuga no mu rurimi wumva rukoroheye. Ushatse bivuga byose mu Cyongereza nimba ari rwo rukoroheye. Tangira. Mu muco wacu cyangwa se muri societe yacu nk'abanyamurenge abakobwa cyane cyane bakunda gukandamizwa, amajwi yabo ntiyumvikane. Icyo naharanira rero ni ukugira ngo nabo bagire ijambo muri societe. Icya kabiri cyane cyane twese twavuye muri Congo tuza mu mahanga tukabura chances zo gusubira ku ishuri, ugasanga wenda umuntu yavuye ari mukuru akagera hano kumubwira inkuru yo gusubira ku ishuri akumva biramugoye. Icyo nakora rero ni ugushinga ikigo cya skills bakamwigisha skills zitandukanye kugira ngo nawe agire icyo yashobora kuzamura ubuzima bwiwe. Deborah uraho? Wavuze ko ushaka guhindura kumenyekanisha nyine abandi bari b'abanyamurenge ko bagomba gusubira ku ishuri, ukaba wavuze skills. Ni izihe skills wumva ko ziri ku isoko like kuri market muri iki gihe cyane ko isi isigaye igendanwa n'ibigezweho? Ni izihe skills wumva ko wabakangurira kwiga cyane cyangwa se kujijukamo? Yego, turahera kuri izi ziri aha nka twese turi kubona ko abakameramani bose ari abahungu. Nazo ni skills. Kandi turi mu isi ya social media, yani kila kitu iko kwa social media, so tukabakangurira n'ibi ngibi harimo
byo muri salo twese turi hano tumefanya makeup na nails vitu kama hizo. Deborah urakoze cyane, uri mwiza, wambaye neza, uraberewe. Hanyuma confidence urazifite, tukaba tukwifuriza amahirwe. Ikindi nagira nongereho mu byo warimo uvuga, gushishikariza abana b'abakobwa b'Abanyamulenge kugira ngo bavuge mu ruhame. Ubifitemo izihe ngamba cyangwa ubifitemo ubuhe bumenyi? Urakoze. Ego, icyo twakora kugira ngo tubashishikarize no kubakorera platforms nk'izi ngizi bakitinyuka yani bakabona ijambo imbere y'abantu. Platforms zitandukanye harimo wenda no gushowinga their talents. Deborah, watubwiye ibintu byinshi ukora uramutse ugize aho ugera muri rino rushanwa, ariko nje sinumvishije neza. Uramutse utsindiye rino rushanwa kwanza ni iyihe mpamvu ituma wumva igutera kumva ufite confidence ko ushobora gutsinda rino rushanwa? Impamvu ubona yabigutera kugira ngo ube watsinda rino rushanwa ni iyihe? Ego, icyambere nuko ari irushanwa ry'ubwiza kandi ndi mwiza. Cya kabiri nuko niyizeye, nifitiye icyizere, hanyuma abandi baranshigikira. Cya gatatu nicyo ni impact nshaka kugira ku muryango w'Abanyamulenge muri rusange, ako cyane cyane nibanze ku bakobwa kugira ngo tubahe ijambo nawe muri sosiyete y'Abanyamulenge mu kuba preparing for them platforms like showing their talents. Nkuko twabigisha skills, ashobora kwitinyuka akagira icyo yakora and she'll be able to provide for herself. Nayo ita boosts her self esteem. Urakoze. Nanjye ni compliment shiraho kuba uburyo uri gusobanura ibintu byawe. Courage. Ariko bitewe n'ukuntu wavuze ibintu byawe kandi koko ubona kuri kuvuga ibintu biri real nyabyo, ndagira ngo uhe message abana b'abakobwa bo ubwabo ubona ko bakimva bagifite iyo mindset yo kuvuga ngo ibi bya Miss Mulenge bifite ba nyirabyo kandi ari by'abana b'abakobwa b'Abanyamulenge. Message nabaha ni ukwitinyuka kubera ko nta n'umwe byagenewe. Niyo mpamvu babishyize muri public kugira ngo buri muntu wese agerageza amahirwe yiwe. Ikindi nababwira nuko ari mbese biguha amahirwe menshi. Turebye ku bihembo, hari icyo wakora kugira ngo impacting muri sosiyete y'Abanyamulenge. Ikindi ni ukuba ubikunze, ntabwo wapfa kubizamo gusa ngo kubera ko bakubwiye, nabyo ugomba kuba ubikunze. Ngiye kugusezerera mbere yuko tukurekura, ndakubaza akabazo gato cyane. Debo, uri umukobwa? Ego. Nimba uri umukobwa bisobanuye iki? Ntugatsindwe ariko ndakubabarira. Umuntu yavuga ngo ni umukobwa, uyu muntu akivuga ngo ni umukobwa, ni iki byumvikana mu matwi? Umukobwa. Umukobwa ni ukobwa inka. Baguheze nzira bagusezerere rwose. Bakoze. Awashi benshi cyane kuri wase Deborah. Hano Deborah, hano protocol please. Wasinziriye. Iyo bavuze umukobwa nuko aza kobwa inka. Nita. Mugisha Anita. Urakaza neza Mugisha Anita bakuzane. Murakoze cyane. Welcome Mugisha Anita. Mugisha Anita, umeze neza? Urakaza neza. Judge. Anita, uraho neza? Uzi Kinyamulenge cyangwa uzi imvugo gusa z'amahanga? Zose ndazizi.
n'ikinyamurenge urakizi. Anita uri mwiza, Anita wambaye neza, uraberewe mu by'ukuri kandi byo si uburyarya, uraberewe pe. Ni byiza rwose kwambara neza ukaberwa. Ni nabyo twakanguriraga abantu bose bashaka kuza muri Miss Mulenge. Hari ababicokora babivuga nabi, murabona ko abakobwa bacu baza gupiganwa bambaye neza bikwije, ari ibintu biteye ishema. Rero turabigushimiye kuko Anita wambaye neza. Ndagira mpe ijambo David akubaze. Miss Anita wiriwe? Yego. Zamura wiriwe neza? Meze neza? Yego. Turakubaza ibibazo uraza gusubiza, ni ibintu byoroshe, nta bintu bigoye, turi hano kugira nawe uragerageza wenda uze kuzamura ijwi. Ntituri hano kugira tubashe kukubwira ibintu bikomeye, turi hano kugira tubashe kuzuzanya kugira dufashanye. Wambaye neza, uraberewe, uri mwiza. Hanyuma turagusaba ngo twibwire uriwe mu kinyamurenge. Umuco w'abanyamurenge urawuzi? Yego. Uratwibwira mu kinyamurenge, hanyuma turakubwira ibindi bibazo bikurikira. Ushobora gukoresha indimi z'amahanga, Igifaransa, Icyongereza, ariko kubera ko udashobora kwivuga mu kinyamurenge ukoresheje izo ndimi, ibibazo bindi next turaza gukoresha ururi muri comfortable nago. Sasa urashobora kutwibwira Anita? Murakoze. Ku mazina y'abanyita Mugishanita, Mugishanita Mudahigirwa wa Mukwiza wa Sebuseke, Sebuseke wa Kirota wa Muhoza wa Muraha, nkaba ndi umusegekazi w'Umurota, umwishwa w'abahiga b'Abarundi. Urwo akaba ari batuye kuri Mbundamo, nkaba ndi umukobwa warangije amashuri yisumbuwe. Murakoze. Murakoze cyane Anita, turanyuzwe n'ibibazo turasubije. Anita Yambu, njye ndashaka kukubaza niki cyatumye uri comfortable mu kinyamurenge? Yego. Niki cyatumye wumva ko ushobora gutsindira ikamba rya Miss Mulenge World 2023-2024? Murakoze. Niwumva kinyamurenge utari comfortable wavugana mu Cyongereza. No mu Giswahili ukazucira mu ko twarahunze tuza mu mahanga, ntawabarenganya ku rurimi, ariko nubwo ari Miss Mulenge, kinyamurenge ni cyiza rwose mu gikoreshe, ariko ugize ijambo rikunanira warivuga no mu Cyongereza ntacyo bitwaye. Murakoze. Ndamutse ngira amahirwe yo gutwarwa nka Miss Mulenge 2023 kugeza muri 2024, nasanga izwe mfitiye abanyamurenge cyane cyane mu gutanga umusanzu wanjye, ari we mushinga wanjye, kandi ndabizi neza ko byagira abanyamurenge bose muri rusanga akamaro. Murakoze. Wadusobanurira umusanzu utanga uwo ari we, kuko imisanzu myinshi ni myinshi tuzitangwa, tubwira specific ari uwo ari we. Utarasubiza urumva tuzagera naho muzatubwira umushinga tugeze muri demi finale. Ntabwo tugusabye ngo uvuge umushinga wawe wose, ariko arakubaza impamvu, arimo arakubaza impamvu waruvuze, yarakubajije ubisubize, atari ngombwa ngo unyire umushinga wawe. Pardon. Waruvuze ngo ufite umusanzu usanzwe ukora mu bwoko bw'abanyamurenge. Njye ndashaka kumenya ni uwuhe musanzu, ni bwoko ki, like briefly. Murakoze. Umusanzu mvuga ni mushinga wanjye, aho nzabafasha nkoresheje umushinga wanjye kugira ngo nzamure urubyiruko muri rusange, kandi tuzamura n'ubwoko muri rusange, tumenyekanisha n'igihugu cyose. Murakoze. Mugisha Anita, niba ntibeshe na Miss Mulenge East Africa warurimo. Yego. Njyewe ntabwo nshaka kwinjira mu mushinga y'ibyo uzakora mu gihe waba Miss, ahubwo ndagira ngo utubwire ni iyihe mpamvu yatumye uja muri Miss Mulenge East Africa, ntiwagira amahirwe yo gutsindira ikamba, noneho urongera uragaruka. Iyo motivation niyo nshaka kugira ngo numve niki kikumotiva kugira ngo uze guhatana, apana umushinga, motivation, impamvu ituma uza guhatana. Thank you. Murakoze. Impamvu yatumye ngaruka muri Miss, nubwo ntabashije kugira amahirwe yo gutsindira iriya Miss yindi, nuko nshaka kugera ku nzozi zanjye narose ahashize. Murakoze. Urakoze cyane Mugisha Anita.
ariko uvuga ibintu bisobanuramo gatoya kugira ngo dushobore kumva icyo uri kuvuga. Izo nzozi zawe ni izihe? Hanyuma watubwiye yuko ushobora ukoresheje imisanzu yawe utanga mu banyamurenge ushobora kugira icyo ufasha. Ndashaka ubihuze na Miss Mulenge. Eske uramutse ubaye Miss Mulenge n'uwo musanzu byahura gute kugira ngo bishobore gufasha abantu? Urakoze. Murakoze. Kuba Miss byampereza izindi mbaraga cyangwa se zampereza andi mahirwe yo gukomeza ari wo mushinga wanjye cyangwa se kuwushyira mu bikorwa kugira ngo mbashe kugeza urubyiruko rwacu kure. Yego. Zaguha imbaraga zimeze gute? Tuvuge uri nyampinga Mulenge, none se bzoguha imbaraga gute? Murakoze. Izina ubwaryo kuba witwa nyampinga w'abanyamurenge bose muri rusange rifite imbaraga. Kuba hari abandi bakobwa babuhagarariye abakobwa bose muri rusange b'abanyamurenge, kandi kuba watorwa kuba Miss nuko hari ikindi urusha abandi bakobwa babashe kwitabira, cyangwa se wowe ubwawe hari icyo cyangwa se hari icyo urusha abandi banyamurenge, abandi bakobwa b'abanyamurenge batabashe gukora. Rero kuba bwonyine witwa Miss hari aho wahageza abandi, urundi rubyiruko ukabageza ahandi bo batigeze bagera. Murakoze. Anita, reka mazemo ijambo Judge David, hanyuma tubone kugusezerera. Ku ruhande rwanjye nanyuzwe n'ibyo na Anita yavuze, turashobora gukomeza Judge mukuru akamusezerera. Aha, ntaragusezerera Anita. Iyo bavuga ngo kuri mbunda mu gatanga, wavuze ngo ababyeyi bawe bari batuye kuri mbundamo Gatanga ni mu yihe ntara ya Kongo? Aho ngaho ni mu yihe ntara? Sud Kivu. Sud Kivu. Yego. Urakoze cyane. Barakoze cyane Anita, bakuyobora ugakomeza. Amashyi menshi cyane kuri Miss Anita, confidence nyinshi cyane, ubona ko ashoboye. Kadusabe undi mugenzi we Muziranenge Claudine, nawe bamuzane. Amashyi menshi cyane kuri Muziranenge. Tumwakire protocol mudufashe kugira ngo muzane Miss Muziranenge Claudine. Amashyi menshi cyane kuri Muziranenge Claudine mu inzira. Muziranenge Claudine urakaza neza. Amashyi menshi cyane audience. Amashyi menshi cyane kuri Miss Claudine atambuka aze hano maze hano. Arakoze cyane. Amashyi menshi cyane kuri Claudine. Aha. Judge. Please, audience. Reka tubasabe ituze. Audience, please. Mwiriwe Claudine. Mwiriwe neza. Urakomeye. Yego ndakomeye. Ndabona witabiriye irushanwa kandi wigira icyizere. Uri mwiza kandi wambaye neza. Ndagira ngo tukubaze ibibazo. Please audience. Simwe twaje kubaza abangaba. Kandi maze kubona umuntu umwe inshuro zibiri ari wawusakuza. Ndaza kumuvuga. Ambabarire rwose ndashaka tume tuba inshuti nawe. Claude bari bandangaje. Ariko uri mwiza kandi wigira icyizere. Iyo umukobwa w'umunyamurenge muto asuhujwe n'umusaza akamubwira mwiriwe, azasubiza gute? Iyo asujwe umuntu mukuru kumuruta arasubiza ndi yego. Yego. Cyangwa se akikiriza ngo Mwiriwe Claude. Ese wumva ari byiza kwikiriza cyangwa wumva bivunanye? Okay. Ni uburenganzira bwawe gusubiza uko ubyumva. Urabyumva gute? Iyo umuntu bamubwiye ngo mwiriwe akavuga ngo mu muco wa Kinyamurenge urumva nyine ni ibintu bimaze kumenyerwa, cyangwa se ni umuco. So uyu umuntu akubwiye ngo umuntu mukuru jewe iyo uko ukuntu nyine
okay, according to my opinion mbona nkaho ari kugaragaza icyubahiro ku muntu mukuru, rero njyewe ndabisapotinga. Urabisapotinga kandi ntacyo bitwaye, wanavuga ngo yego nabwo uba wikirije, ariko imurenge bazavuga ngo akanihira cyane. Rero reka mpijambo David akubaze. Ndibona mwitiranya na David ni Andrea. Claudine. Yego. Yambo. Nakunze uburyo wasobanuye ikibazo bakubajije. Ni wo muco wa Kinyamurenge. Ndumva umuco wacu wa Kinyamurenge uwuzi kandi ubisobanukiwe. Rero ikibazo cyanje kirakorohera, kubera ko numvise kera usa nkaho uri mu nzira yo kugisubiza. Ndagira ngo unyibwire cyangwa se wibwire audience mu Kinyamurenge uko abanyamurenge tuzatwivuka. Okay. Amazina yanje banyita Claudine Muziranenge. Amazina ya papa ni Rudakugwazaria. Rudakugwazaria azabwa. Okay, ise wa Rudakugwazaria ni Karaudi. Okay. Abantu bari muri hano nyamuneka muri kudisturbinga umuntu uri kuvuga please. Yeah, muri gutuma adasubiza kubera ko audience ishobora ku influencer umucontestant. So turabasaba kugira ngo hari no kumushigikira, birashoboka ko wenda waje kumushigikira kandi ni byiza n'abandi bazaza, ariko muzajya mumuha umwanya kugira ngo asubize natwe tugire ibyo dukora hano kuri table yacu, sibyo? Thank you. Nari nkubwiye ngo ariko mbere yuko wenda usubiza icyo kibazo, uri comfortable gusubiza mu Kinyamurenge cyangwa mu rundi rurimi? Okay, navanga, hari igihe nakoresha Icyongereza cyangwa nakoresha Kinyamurenge. Okay, gusa ndagusaba wenda ngo wivuge mu Kinyamurenge ukoreshe Ikinyamurenge. So nyibwira mu Kinyamurenge. That's my question. Amazina yanje nitwa Claudine Muziranenge. Amazina ya papa wanje yitwa Azaria Rudakugwa. Umubyara yitwa Karaudi akabaza azabwa na Okay, so ngaho. Komeza. Karaudi azabwa na Semakumi azabwa na Semahombi. Yeah, nahonga. Urumuki urumwishwa baki? Je ndi umusinzira w'umukwakuzi kabandi umwishwa w'abadinzi. Okay, urakoze. Wenda nkiraho impamvu nkubajije iki kibazo, ntihagire n'undi muntu wenda yumva afite ikimwaro cyangwa se isoni zo kwivuga. Turabizi ko hari abana b'abanyamurenge bagiye bavukira mu mahanga, so ni byiza kubimenya kandi you have to be confident. So urakoze. Reka mugenzi wanje nakomeza kubaza ikibazo. Claudine Yambo. Amakuru namaki? Ni meza nkabandi. Wakoze kutwibwira no gusubiza neza ibibazo twakubajije. Njyewe ndashaka nkubaze kubera iki wabonye itangazo rihamagarira abakobwa b'abanyamurenge kuza muri ino rushanwa? Ese wowe nihe mpamvu yabiguteye nimba warabitekereje? Okay, urakoze. Iri rushanwa icyambere ni irushanwa ry'abakobwa b'abanyamurenge. Nanje ku giti cyanje ndi umunyamurenge 100%. Ikindi bavuze ko muri irushanwa ry'abanyamurenge bashaka abakobwa b'abanyamurenge bari confident enough, ibyo nanje ndabifite, kandi bavuze ko bashaka abakobwa beza, kandi naje umukondo mubibona naje ndi mwiza. Yeah, akaba ariyo mpamvu naje muri irushanwa ry'aba Miss Mulenge. Claudine, wumva uzambara ikamba kandi ugahiga abakobwa bose? Yego, cinzere mfite nzayambara. Byiza kabisa. Ndagira ngo tugushimire Claudine. Claudine wifitiye icyizere kandi nubwo ururimi kubera amahanga twajemo rukugoye, ariko ibyiza cyane kwigirira icyizere. Ndagushimiye cyane kuba witabiriye irushanwa
kandi tunashimira kuko wifitiye icyo cyizere. Iyo umuntu yumva ko ari mwiza aba afite icyizere kuko yanaritsinda, kuko ibyo ngibyo ni kriteri imwe ikomeye tuzashingiraho kandi ukaba wumva ko unabifite. Turagushimiye cyane, ariko ntaragusezerera, umwana wa nyakorome ni iki cyawe? Umwana wa nyakorome okay, wabaza ico kibazo mu Cyongereza bagake kimubaze. He wanted to know that the child of your uncle, like how are you related to the child of your uncle? Okay, the child of my uncle, either a girl or a boy. He or she is my cousin. Cousin mu Kinyamurenge ntabyo uzi? Okay, mu Kinyamurenge nazo ndavyumvishije ahangaha. Ni mubyara wanje. Oh, sawa. Yakoze cyane, reka dushimire Claudine na ariko Andre yaragifite gatoya kandi ashaka kubaza. Please audience. Impamvu nshaka kukubaza kino kibazo no kubera numvise ko ntari gusubiza. Wavukiye he? Jewe navukiye mu Minembwe, akarere ka Kiziba. Wavuye mu Minembwe ufite igihe kingana iki? Ungana gute? Navuye mfite imyaka 7. Imyaka 7. Papa wawe na mama wawe bavukiye muri Congo of course. Wabuze aho mama wawe yavukiye kuko ntabwo yavukiye aho papa wawe yavukiye. Okay. Mama wabaje papa wanje? Mama wawe aho yavukiye? Mama wanje yavukiye mu Minembwe, akarere bita mu Gahwera. Aho niyo yavukiye. Okay, urakoze. Impamvu mbikubajije no kugira ngo ni byiza ko abana b'abanyamurenge tuzaza tumenya iwacu, tukamenya imico y'iwacu. Murabona mwebwe muracari batoya, ukagira effort yo kugira ngo umenye iwanyu, umenye amasano ya Kinyamurenge. Nibyo bintu byibanze mu muco wa Kinyamurenge. Thank you. Ariko ntaragusezerera. Kongo hari akantu uzi ko muri Kongo? Nta kantu nakamumenya muri Kongo? Okay. Nje ikintu cyane nze muri Kongo kuko ntabaye cyane, ariko wenda ibintu by'imico nibyo n'ababyeyi bakunze kutubwira, ibintu by'imico urumva naje ndabizi. Bazakubwira ko imurenge habaga iki? Cyambere batubwira ko imurenge barabatunzi cyane, bari bagira inka barabatunzi cyane, bamwe bakagira inka mu buryo atamugeno haba kuko nutagira inka yagira nk'ikoko. Ubona wari ufite inkoko. Bakubwiye ngo ndabasabye mutuzeho gatoya dukomeze. Audience please. Urabona turi mahanga ariko naho ni heza. Dufite amashanyarazi, dufite imodoka, dufite amazu meza. Niki uzumva wowe cyatuma wifuza kuba imurenge cyiza, uzumva ati ngewe nanjye cyamangaje imurenge, ni iki kintu mfite amatsiko, ni iki kintu cyatuma njayo nkabayo, ni ngiki mu buzima bwawe? Okay. Urebye ahangaha mu ibihugu nyine biturimo wenda Kenya, urebye itandukaniro riri hano no muri Kenya no muri Kongo, iyo uri umurenge icyambere haba imisozi. Ikintu nje nkunda kiba muri Kongo, hari imisozi myinshi, hari ibintu, hari amatungo menshi if you compare with them here. Yes. Kaba mbere bagenzi banyu n'abakubaze. Claudine urakoze. Numvishe uri kuvuga cyane ku misozi. Ngiye nashaka kukubaza, turi muri generation y'impinduka, modernity, uri kubyumva, infrastructure development and everything. So I want to know, like, do you wish ko wagera imurenge ukaha constructinga, o urashaka ko iyo misozi igumaho? Papa si iyo misozi nakunda ko nyine
infrastructure nyine ya developing aho ngaho iyo misozi nyine bakayutilizinga by building putting of buildings, things to do with the market, so as to gain a profit. Arakoze Miss Claudine. Nagira ngo ushimire by'umwihariko kubera ko wavuze ko wavuye muri Kongo ukiri umwana muto kandi birumvikana. Ibi kandi twabivuga mu rwego kugira ngo dukurire imbogamizi abantu bose bafite ikibazo cy'ururimi. Ubutaha nugira amahirwe urashobora gukoresha ururimi wumva rukubohokeye kubera ko watubwiye kutavukiye wavukiyeyo ari kuva yari muto no kuvuga ngo ufite imico n'indimi zo mu mahanga cyane cyane bihugu twabayemo. So ubutaha uzakoresha ururimi rukoroheye birashoboka ndetse n'uri hanze hano nawe agomba kuzumviraho. Ikindi kandi wambaye neza urasa na Miss ugiye muri mission somewhere. Kaba ngushimiye ubutaha tuzongere duhura koze. Aragusezerera wavuze ko habaga Mulenge ngo habaga inka nyinshi. Inka itanga amata sibyo? Yego. Urambwira amoko y'amata 3. Ndebe nimba ariko nutagisubiza ndakubabarira. Ngaho mbwira amoko y'amata 3. Okay, ntabwo mbizi neza ariko nakubwira wenda nkabiri. Gerageza twumve. Hari inshushu. Hakabaho n'ikivuguto. Nta kindi nta yindi wumva pe. Agent ayindi. Iyo bavuze umutavu baba bavuze iki? Umutavu. Pe ntabwo wabimenya. Ndabikubabariye ariko uzumenya nabyo ko ari umuco wacu. Ibindi byari ibibazo bigenewe mu byo twagomba kubaza kwa kugira gusa ngo nawe umutwe ugire image y'Umulenge. Murakoze cyane, reka tumusezerere agende asange bagenzi be. Amashimeshyi cyane kuri Claudine. Claudine rwose wakoze. Amashimeshyi cyane please audience. Murakoze cyane. Turashimira audience mwakurikiye iri jonjora rya mbere. Kandi byagenze neza. Mukanya abajaji bagiye kwiherera barebe muri aba batanu nibo babashe kuboneka. Ndakangurira abandi nabo bazakomeze ubutaha tuzajya ariko abangabo tugiye kubajonjora tumenye abatambutse turaza kubatangariza. Turasohoka tubasige hana kanya gatoya ni iminota nk'icumi turaba tugarutse. Murakoze. Thank you. Ira production. Yeah, I want to say this. Only God can make change. Miss Mulenge, yeah, Miss Mulenge, Miss Mulenge, Miss Mulenge, cha cha cha, Miss Mulenge, Miss Mulenge, Miss Mulenge. Umwari mwiza, umwari mwiza w'Umulenge, umwari mwiza, umwari mwiza w'Umulenge, Miss Mulenge, Miss Mulenge, yeah yeah, Miss Mulenge, cha cha cha, Miss Mulenge. Umwari ushize amanga, umwari ushize amanga, ntabwo ari umushizi w'isoni, ntabwo ari ingare, ntabwo ari ishizi, ahubwo ni umukobwa ufite indangagaciro. Para para pa, arabahiga, yeah, arabahiga, yeah, muri South Africa, yeah, hirya no hino, umwari w'Umulenge #1. Papa Legend, yeah, OG, yeah, Sammy, thank you for this. Miss Mulenge, umwana w'iwacu, umwana wo muri gakondo, umwana w'imuhira. Ta 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 ta.
Production. Ira Production. Yeah, I want to say this. Only OG can make change. Miss Mulenge, yeah, Miss Mulenge, Miss Mulenge, Miss Mulenge, cha cha cha, Miss Mulenge, Miss Mulenge, Miss Mulenge. Umwari mwiza, umwari mwiza w'Imulenge, umwari mwiza, umwari mwiza w'Imulenge, Miss Mulenge, Miss Mulenge, yeah yeah, Miss Mulenge, cha cha cha, Miss Mulenge. Umwari ushize amanga, umwari ushize amanga, ntabwo ari umushizi w'isoni, ntabwo ari ingare, ntabwo ari ishizi, ahubwo ni umukobwa ufite indangagaciro. Para para pa, arabahiga, yeah yeah, arabahiga, yeah, muri South Africa, yeah, hirya no hino, umwari w'Imulenge #1, Papa Legend, yeah, OG, yeah, Sammy, thank you for this. Miss Mulenge, Umwana w'iwacu, Miss Mulenge, umwana wo muri gakondo, Miss Mulenge, umwana